uretse gukuramo iyi video urakaza neza ibihe byiza wowe ukurikira Uziyeri Tech Media. Ibihe byiza, weekend nziza kuri wowe ukurikira Uziyeri Tech Rwanda. Hano rero mbazaniye uburyo ese duhora abantu benshi twibaza dukomeza iyi video ya manzure ko kandi subscribe niba utarakanda subscribe kuri Uziyeri Tech Rwanda urugomba cyane ngwino ukande subscribe uze ukande like kugira ngo iyi video uyongerere imbaraga ndetse ugire n'ikintu wandika muri comment uvuga ku bintu by'izi video cyangwa se niba ziba zagushimisha gira ikintu usiga muri comment. Hari abandi bagiye bagira ikibazo cy'uko video zitagaragara, iyo video zitagaragara urazamuka hano hejuru hejuru barakamenyetso ka setting ndakeka mu kubona uza kwakara kamenyetso ka setting ko hejuru ukagakanda ho guki. Aba bantu bagira ikibazo cy'uko video zitagaragara neza uhita hano handitse quality, iyo uje hano handitse quality ahangaha handitse quality ndagira kuri step by step ukaza hano hasi handitse advantage ahangaha ndakeka mu kubona ahangaha handitse advantage, iyo uje hano handitse advantage dore ahantu video zawe igaragara neza byibuze mu gihumbi 800 no muri 720 nibwo video igaragara neza, ariko by'umwihariko muri mu gihumbi 180 nibwo video igaragara neza. Twakomeje ese ko tubona abasitari bo mu Rwanda harimo ba Rocky bakora ibyegeranyo n'abandi basitari bagiye batandukanye, ariko tukibaza ese biriya byegeranyo baba bakora bibaha amafaranga ahagije? Uyu munsi rero muri video kuva itangiye kugeza irangiye kwereka amafaranga Rocky yinjiza ku kwezi. Niba unabishaka rero wandike no muri comment nzakwereke uburyo zino video bino byegeranyo ahantu abikura, ko hari channel nari narigezeho kubikoraho video nuko iyo channel naje kugira byago YouTube ikagira ikayirimuvinga. Gusa buno ngiye kukwereka amafaranga Rocky ahembwa na YouTube ku kwezi. Niba unabishaka uzanyandikire no muri comment be nabasha kugukorera ku bandi basitari wifuza, unyandikira ati nshaka ko uzatwereka kuri uyu musitari, nshaka uzatwereka kuri uyu musitari, gutyo nzagenda mbereka uburyo ibintu byose step by step bikorwa. Uyu munsi rongeye kwereka amafaranga Rocky yinjiza cyangwa se ahembwa ku kwezi no mu gihe kingana n'umwaka, n'abasubscribe yinjiza mu gihe kingana n'ukwezi, na views byose turabirebera hamwe. Ko Rocky ni umusitari uzwi ndetse ari no mu bantu ba mbere bafite abasubscribe benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ko urabona ko amaze kugira miliyoni imwe n'ibihumbi 550, kandi iyi hano mu Rwanda abantu bafite miliyoni imwe n'ibihumbi irenga nibo bake, kuko n'abafite miliyoni nibo bake kandi baba baserebuye cyane. Ariko Rocky iyi channel ye kanze turenga ubundi Rocky iyi channel ye yayihanze mu mwaka wa kangahe kugira ngo nabyo tubisobanukirwe. Urabona ko iyi channel Rocky yayihanze mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa gatanu tariki ya mbere 2019 nibwo yafunguye iyi YouTube channel yitwa Rocky Entertainment. Urumva ko iyi channel igiye kumara imyaka igera kuri 7. Mu myaka 7 rero urabona ko agize miliyoni imwe n'ibihumbi 550 bya views muri video 1200 yashize kuri uru rubuga rwa YouTube. Ari byo tugiye no kureba tukareba ngo ahembwa angahe. Niba ushaka kumenya rero byinshi cyane kuri Rocky Entertainment cyangwa se ahantu akura bino biganiro, andika muri comment nzabakorere video irambuye izagira iminota myinshi cyane nkwereke uburyo aba yakoze ibi biganiro, ahakura amakuru. Nawe niba ufite impano mu bijyanye no kuvuga amakuru, ahangaha uzabiprofitiramo byo guhita utangira nawe ukaba wafungura YouTube channel, dore ko ibyo byose kuri Uziyeri Tech Rwanda hariho uburyo wafungura YouTube channel Uziyeri Tech Rwanda, uburyo wafungura YouTube Uziyeri Tech Rwanda. Nibagiwe iriyara mpamvu turi kubona ko yaje, kuko ibyo byose rero hano kuri Uziyeri Tech Rwanda wabihasanga uburyo wafungura YouTube channel. Rero niba uri umwe mu bantu bafite impano zo kuvuga amakuru, nicyo gihe ngo nawe uze ukurikire Uziyeri Tech Rwanda urebe iyo video. Nicyo gihe ngo uze ukurikire Uziyeri Tech Rwanda urebe iyo video, izagufashe uburyo wafungura YouTube channel utangire nawe
mu gihe nzaba nakoze iyo video ndende, nimbona komenti zirenze imwe, komenti nyinshi cyane zivuga ngo uzakore video itwereka uburyo bikorwa, itwereka uburyo ahakura amakuru, agakora biriya byegeranyo byose byansaba ko nakora video izagira nk'ibice 5, buri gice gifite iminota 30 cyangwa se ifite 20, nzabikora. Hapfa kuba wanditse muri comment ati ndabikeneye gusa, kuko ni step ndende, ntabwo ari ibintu nzavuga muri video imwe ngo bite birangira. Step ndende mbere ku buryo abe yetinze, then bereke byose uburyo aba yakoze izi thumbnail byose. Rero nta handi uzabisanga usibye hano kuri Uzziel Tech Rwanda. Rero tugiye kureba hamwe uburyo amafaranga Rocky yinjiza ku kwezi no mu gihe kingana n'umwaka. N'abatindiye rero ntago ndatinda, ndaza hano muri Chrome banabanje kubikoraho ubushakashatsi kugira ngo ukurikire step by step. Ni ibintu mba nabanje gukoraho ubushakashatsi. Urabona ko batubwira ko genda imaze kubwira Rocky mu gihe YouTube ye imaze imyaka igera kuri 7, amaze kwinjizamo abasubscribe 1,600,000 views zose hamwe. Total za views ni 1,189,000. yayihanze 2019 nk'uko uri kubona hano mu kwezi kwa gatanu. Bya bindi byose nakubwiye, nitumanuka hano barakubwira yuko byibuze Rocky buri kwezi mu gihe kingana n'iminsi 30 Rocky agira ibihumbi 20 by'abasubscribe bya buri kwezi, muri views 3,000,000 mu gihe kingana n'iminsi 30. Byibuze bakubwira ko ku kwezi ahembwa byibuze kuva ku madolari 750 kugera ku madolari 12,000. Impamvu kubona ko abona views nyinshi kandi wenda ingano y'amafaranga ye ari make wenda tugereranyije na views abona, ni ukuvuga ngo kuri YouTube ihemba bitewe no mu content creator na content akora, bitewe nako biriya byegeranyo bya Rocky wenda hari ababyumva bitanodinze, hari content zihemba menshi nka content education, gusa niyi Rocky nyine ugereranyije ihemba menshi kuva ku madolari 750 kugera ku bihumbi 12 by'idolari. Tuje hano gukuba ikiri step by step. Hano tugakuba tugafata 1,450 aho idolari igeze, tugakuba 750. Ukona ko kubwira ko byibuze ku kwezi yinjiza kuva kuri 1,1,87,500 kugeza ku bihumbi 12 by'idolari. Kandi dukube noneho na 12 1 2 3 kugera kuri miliyoni zigera kuri 17,400 mu gihe kingana n'ukwezi. Iyi ni ingano y'amafaranga Rocky yinjiza ku kwezi abikesha urubuga rwe rwa YouTube rwa Rocky Entertainment. Yinjiza kuva kuri 1,87,500 kugera kuri 17,400 nk'uko uri kubibona tubikesha uru rubuga. Hano aba ari ikigereranyo, abagomba kwinjiza hagati y'amadolari 750 kugera ku madolari 12 nyine. Ubwo ashobora kwinjiza ayo madolari 750 cyangwa se akinjiza ibihumbi 4 by'idolari cyangwa se akinjiza mu 5, 6, 7 aba ari hagati nyine. Noneho bakubwira ko mu gihe kingana n'umwaka ashobora kwinjiza ibihumbi 18 by'idolari kugera ku bihumbi 296 by'idolari. Nakweretse uburyo bikuba, uragenda ugafata 1,450 idolari rigeze kuri uyu munsi ugakuba n'ibyo bihumbi 18 cyangwa se ugakuba n'ibyo bihumbi 296 uhita ubona amafaranga yinjiza mu manyarwanda. Hano bakwereka ukuntu ibintu biba byaragenze. Hano iyo umanutse bakwereka step zose z'ukuntu ibintu byagiye bigenda, ukuntu amafaranga yajemo. Bese uri kubona ko ari ibintu byiza cyane kandi ukubona ko urubuga rwa YouTube ruhemba neza bitewe na content ukora. Rero niba ushaka kugira ngo nzagukore video y'uburyo birambuye kwa birakubwiye, gira icyo wandika muri comment cyangwa se uvuge niba ushaka ko ari undi musitari
zakwereka nabyo byandike muri comment. Nacojeje iyi video y'uyu munsi rero mba nkomeza kubifuriza weekend nziza, ntuzacikwe na video z'ubutaha, ndabakunda cyane.